ikindi kintu navugaho ni uko fridge twayitangiriye zero, twayihereye wenda umuntu uri bubasha kubona ibi bisubizo n'ibibazo tugiye gutanga ku bibazo iri zigzag, wenda biza gukunda turashyiraho ka video, ariko ya kondenseri iri zigzag. Tugiye kubasuhuza inshuti za Adolphetique aho muherereye hirya no hino, abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'uburengerazuba, ndetse n'abari mu mujyi rwagati, mu mujyi wa Kigali, ndetse n'abari hanze y'imipaka y'u Rwanda, abari muri Uganda, Kenya, Tanzania, Congo. Mwese tubahaye ikaze, kandi tugiye tubibona ko mujya mudukurikirana umunsi ku munsi. Nk'uko mubibona kuri screen, turi kumwe na mwarimu wacu, profeseri, diregiteri. Reka tumuhe ikaze, tubahe ikaze. Umeze neza? Tumeze neza rwose, amahoro. Ndi kurebera hano, ndi kubona ijwi riri hasi ukuntu. Ntaswaga cyangwa uragenda ukureramo gahoro ugenda ushyuhira? Soga ndazifite rwose, meze neza. Njye numva bavuga ko abantu bigiye hejuru ho gato cyangwa bakuze mu kintu runaka bagenda bashyuhiramo gahoro kubera imyaka igenda iba yiyongereye ku rwego rwo hejuru. Iradukonjesha imyaka. Imyaka uko igenda ikura ijya hejuru, hari ukuntu mukonje muri mwe, noneho mwe mukagenda mushyuhira mu bikorwa runaka. Reka turebe. Ubwo abantu bari kuri iyi kamera turagenda tureba. Ntabwo ushaje cyane, nkwiyamire twicajisha. Ntabwo ushaje cyane, ariko ntabwo ngana natwe. Tambuka nyine bakureba. Imyaka y'urubyiruko wayivuyemo, kandi twe turacyari urubyiruko. Turacyakora mu rubyiruko, ndacyari. Niyo mpamvu ugomba gukora ahubwo urubyiruko munyitege. Tukwitege ubwo tunakwigireho. Nk'uko mubona rero turi kumwe namwe, ariko uyu munsi tugiye gusubiza ibibazo bijyanye na firigo. Ngira ngo ameze nk'ari kuri korotira kuri firigo. Reka agire ijambo rimwe tubwira kuri firigo, yumva yaba ataratubwiyeho. Firigo mfite ibintu byinshi nabivuga kuko firigo, umuntu wavumbuye fridge udashaka kabisa, kuko ubuzima bwari kutugora turimo muri ino minsi. Wenda ntaza kubivuga, wenda bamwe bakagira ngo wenda n'ubwirasi cyangwa n'iki, ariko ni nk'uriya bavuga ko urugo rwagezemo firigo ntabwo igipfa kuvamo. Ni nk'urugo rwagezemo imodoka buriya sindayitunga, ariko bavuga ko imodoka iyo uyifite kugira ngo izave mu rugo, uremera ukaba wagurisha n'inkweto ugasigara ugenza ibirenge, ariko imodoka ikongera ikinjira muri urwo rugo. Na fridge rero, kuko ugira ikibazo umwana akarwara nijoro ukaba urasohotse kwa muganga, umuntu yagutabaza w'umuturanyi, se ufite ikibazo bimeze gute, wandepaniye ukabura umudepani. Nyine tujye twemera ko iterambere hari ibintu rituzanira byoroshya ubuzima bwacu, cyangwa se ryihutisha ikintu nagakoze mu masaha 3 nkagikora mu minota 5. Ariko nanone hari igihe umuntu ashobora kuvuga ngo ntabwo nahora imodoka ngo kwa runaka batazambona, cyangwa aho nkorera, aho nsanzwe nkorera atambana nateze moto. Akoze ko umunyarwanda aciye umugani ngo aho wambariye inkindi kirazira kuhambarira ibicocero. Uwo mugani rero ubaye wumva, ntabwo wamutera amabuye ngo nuko yavuze ko imodoka kwa runaka bafite imodoka ngo nawe agomba kwigira, kuko niba yarayigeze basuzugura neza bagashaka. Urakoze kandi murakoze nawe. So mbere yuko tugira ibibazo twibaza kuri firigo, dusubiza kuko hari ibibazo byinshi abanditse babajije kuri fridge. Mbere yuko tubibaza
usubiza ku bibazo bari babajije kugira ngo nabo baje kubasha gusobanukirwa ubundi urubuga rwajeho kugira ngo rujye rufasha abantu bakora electronic n'abatayikora n'uburyo bashobora kumaintainingamo ibikoresho byabo cyangwa bashobora no kuba babikora mu gihe byagize ikibazo. Ariko se sinzi impamvu nkunda kukubaza iki kibazo. Ni gute umuntu w'umukobwa nanjye ntabwo nzi impamvu ariko byanga bikunze nanjye nzayivumbura ninyivumbura umunsi nzayivumbura aho nanjye nzayikumbura nanjye umunsi uzavumbura iyo mpamvu nzagusubiza ku kibazo kijyanye n'igitsina. usibye ko ntabwo aricyo nari ngiye kukubaza, nari ngiye kubaza ku bantu ku gitsina gore. Nk'ubu ngubu hari umukobwa ushaka kuba yakora ibintu bya firigo gusa, kuko akenshi dukunda gusanga abakobwa bitinya ku kintu cyo kwikorera, cyo kuba yakwiyumvamo ubwo bushobozi, gukora ibintu biri tekinike. Nk'umukobwa ngubu aka kanya ukurikiye iyi video cyangwa dukurikira kuri icana, ariko by'umwihariko no kuri firigo gusa, kuko turabizi hari abantu bakora firigo gusa. Hari agasiro gaho kajya kavuga oya buriya ntabwo baba bakora fridge gusa, baba bakora ibintu bijyanye n'ibintu by'ubukonje gusa. Kumva wenda ama air condition, fridge, congelateur, chambre froide, urumva uko bigenda bizamuka. Ushobora guhera kuri fridge, utwo dufirigo dusanzwe duto twa tundi twabonye tugendanwa mu mamodoka turi twa DC, wenda n'abararikira ko nzabakorera nari nabakoreye kuri firigo ya DC, ariko hari akandi gafirigo ka DC nshaka kuzabereka uburyo twe tuzakora agafridge kacu kandi kagafunkisiona kagakora. Nibyo navugaga rero ko umuntu ashobora guhera kuri ako gafridge ka DC ukagera kuri fridge isanzwe ordinaire, ukayivaho ukajya kuri ano mafirigo nouveau modèle ariko uza n'amakonjelateur yayo. Twibukiranye ko konjelateur ni ziriya firigo nini zirambuye, ushobora nini nk'iyo mu ma supermarket cyangwa busheri, ushobora kurundamo ibintu byinshi. Izo zavaho tukajya muri za zindi z'utubari ziba zigiye zikoze nk'utubati ari ama etage. Ibyo byavaho tukajya muri zino zo mu ma supermarket nini nazo zikoresha ziba zirimo ibicuruzwa ubireba. Byavaho ku ma air condition, muri kuvuga muri rusange ibikoresho by'ubukonje, kugira ngo wenda n'abantu baze kubasha badukurikirana baze kubasha kubyumva, bumve itandukaniro riba ririmo. Uko rero bagiye bubaka ikintu bagenda bazanamo akandi kantu. Wava kuri izo ukajya ku ma air condition hari iziri mobile, iziri portable ushobora guterura ukajyana, zisigaye zihari dutoya ushobora gucomeka ugashyira mu cyumba cyangwa ugashyira mu cyumba uraramo. Hari zino nini zifite outdoor na indoor, zifite nyine igice cy'inyuma aricyo cya kindi kiriho fan n'ibindi bijyanye nabyo byose, ntajya muri detail nonaha, na commande y'imbere ya indoor ariyo tuvuga indoor. Hanyuma ibyo byavaho tukajya ku mashambre froide manini, kuko urabona wenda nk'amahoteli manini akomeye cyangwa ubwato bunini cyangwa se izi moro nini zigira ibintu bita chambre froide, ku buryo usanga icyumba cyose ari icyumba cy'ubukonje. Ukajyamo rwose ukagenda ukagira ngo ni nko mu isoko, ukava wava nk'aha ugatera nka metero nka 20 cyangwa 15, icyo akaba ari chambre froide kandi ishobora gukonjesha ibyo bintu byose birimo n'ibindi tutanazi bikora ubwo bukonje. Nk'ubu dufite wenda ibigo runaka bikora inkingo, biriya bigo binini ahantu babika ziriya nkingo, babika amalaboratori akomeye, ahabika nk'amaraso, ibijyanye n'amasampo y'ibituntu, Ebola, ibyo bintu byose baba bagiye bafata, bikenera fridge kugira ngo bitaza kwangirika. Rero kari agaciyemo kuko warumbajije ngo kubijyanye bakora ibintu firigo. Ubu wiyemeje gukora firigo ku bintu bijyanye n'ubukonje, ugomba kwa profondis ukajya muri ibyo byose. Yego, ubwo rero ni muri ubwo buryo twebwe wenda tuba twagiye tubicagagura tukabicamo kugira ngo abantu bakurikira channel yacu wenda ku bumenyi nari nize electromenage, ku bumenyi wenda mfite
ngende mbusangiza abandi kuko ejo n'ejo bundi nzaba nagihari hanyuma abana bato bamwebwe n'abandi bose badukurikirana bari kubyiruka bazasange byibura hari ikintu twubatse ku buryo azajya avuga ati dore fridge ya kera yarikoze gutya none dore iyo dufite bitandukaniye he, ese iyi ngiyi hari ikiri bumfashe mbashe kubumenyi kuri iyi ngiye gukora, wenda hari ikintu bihuriyeho runaka, kuko usanga ikintu niba wenda muri 80 barakoze apareyi ukaba turi 2026 baragiye bayidevelopa ariko ugasanga n'ubundi mekanizme yenda kuba nka yayindi, ahubwo bakagenda bahinduramo utuntu bashyiramo twa innovation kugira ngo cya gikoresho kibashe gukora neza. Numva ku kintu cy'ubukonje aricyo nakivugaho rero ubundi ubwo nanjye kubajije nuko bashize amako ngako ngira ngo byibuze winkorajinge igitsina gore muri nicyo kibazo nari nkubajije, byibuze ashaka kwiga ku bya konjete nihe nama wamugira kugira ngo yitinyuke abe yabikora bigira umwuga we, kuko turabizi ko bivamo amafaranga. Inama rero Maragasiro gakavuga ngo tinyuka urashoboye, muri akari akantu umuntu wakazanye namubonyesha mwamugurira n'akabyera bayakamwa, cyangwa se yaba ari umurokore ebana akajuice keza ka cocktail karyoshye kakamwa, kuko kari agasiro gasobanuye ibintu byinshi. Tinyuka urumva ni amagambo aciyemo ibice bibiri. Tinyuka urashoboye, ni ukuvuga ngo iyo umaze gutinyuka urashobora. Njyewe ndumva aricyo nabwira, ntagiye kwizimba mu magambo ngo mvuge ibintu byinshi. Umwari n'umutegarugori, tinyuka urashoboye, kuko fridge nta bintu ajya kurwana nabyo byo kwikorera ngo ashyire ku rutugu ajye kwikorera, nta bintu binini birimo bihambaye, ni ukuba wumva mekanizme y'ikintu gusa ukabuza uburyo agikora. Already warangije gukora mukobwa rwose, ebana injira mu kazi. Ndumva aricyo nabivugaho. Urakoze cyingira nzina hano abakobwa hari ukuntu bari nubwo bivuze bitarukaho, hari ukuntu umwana w'umukobwa agira gutyo ukabona akunda kubona ibintu bimworoheye kubona, akinjiza amafaranga mu buryo bumworoheye, rimwe bishobora kumuteza ingaruka cyangwa ikibazo nyuma ye akica ejo hazaza. Niyo mpamvu navuze ati mbere yuko dusubiza bino bibazo ushobora kubugira inama abana b'abakobwa muri iyi minsi abenshi arashaka iPhone 17 kitavuye mu mbaraga ze, ariko se ubu ngubu bavuze ati reka nkurikire iyi fridge nige neza, nindaheza kuyiga neza, ese ibindi bintu byose bikoresha ubukonje nabimenya gute, byagenda gute, reka mbigenze gutya kugira ngo nzakore njyewe nigire. Nibyo koko tinyuka urashoboye, ariko ishobora gukora tinyuka urashoboye ishobora gukora uhereye kuri bicyo ufite. Agataro kuvuga ngo ndicaye mu rugo ngomba kubona ibi, ndi mwiza meze gutya, kandi nameza yabuze nenge simbivuze. Kandi bajya bavuga ngo ubwiza bw'umukobwa bumugeze ibwami, ubwenge bwe bukamugumisha. Niyo mpamvu nandi kugira ngo use nk'ubwa gutyo ubwo nanjye karakora ko nirongera kugira ngo batinyuke bakuramo ku mufuka bakore uburyo bwose. Nizo mbaraga z'igihugu cy'urubyiruko, kandi noneho muri iyi minsi ndi kuvamo, ariko twe mbaraga z'igihugu cyacu, nitwe maboko y'igihugu cyacu. Waba uri umusaza, waba uri umukecuru, aho kuze nk'umukecuru ari gukora fridge afite nk'imyaka, uretse guseka reka guhereke, fata nk'umukecuru y'imyaka umumama wenda umaze gukura, fata 50 ku izina ry'Imana umuntu wari wese yamuha akazi. Urabyemera? Ni kimwe n'abamotari, nasa abamotari cyangwa hari abakobwa bakoraga, ariko abo batangiye gukorera bari abakobwa bakoraga bakira cyane. Yego, uzarebe wenda nk'iyo ugiye gutega, ntumbeshye, ugiye gutega motari weho ubwira ugiye gutega motari ikintu cya mbere ugenderaho soko kubeshya. Ntabwo nkunze kubabona abakobwa barahari pe ndababona, ariko iyo ngiye gutega umukobwa gutwara neza njye sinzi, iyo ngiye gutega kenshi ntabwo mbabona. uzajya umubona rero ugiye gutega agutwara neza rwose muri discipline, niyo ari kukuvugisha akuvugisha neza, akaguha keya indi z'abakobwa abagore batanga, bakavuga ati uburyo ushaka kongeraho tip tugiye kubatwara hehe,
ukamubwira, wamara kumubwira akagutwara gahoro. Abakobwa njye maze kubona benshi ntabwo batwara aya mamoto zino twari dusanga zikoresha moteri zifite n'amavitinsi, ahubwo usanga bakoresha izi z'amashanyarazi, izi ziri kuza ukabona ntiyiruka rwose, ni 35 40 ziruka ziriya moto ziriruka nyine, ariko we ubona agenda gahoro. so dukurikiranye kuri Adolphe Tech, ndakwibutsa gukora subscribe ndetse ugasharinga bagenzi bawe kugira ngo aya masomo ajye yakurikirana agire aho amuvana agire n'aho amugeza. Wenda n'ikindi kintu twanavugaho nubwo muciye mu ijambo mu myihanganire, ikindi kintu navugaho ni uko fridge twayitangiriye zero, twayihereye wenda umuntu uri bubashe kubona ibi bisubizo n'ibibazo tugiye gutanga ku bibazo twabajijwe, ariko fridge twayihereye zero, dutangira tuvuga wenda reka njye muri detail, tutangira tuvuga uburyo ikorerwa maintenance, ko fridge igomba kuba ifite mu rugo, ko igomba kuba imeze, noneho iri mu gihe cyiza, iri mu gihe kitameze neza, hanyuma tuvuga ibice byose bigize fridge n'umumaro wabyo, hanyuma turayasambura, nyuma turateranya fridge tubereka ko fridge yatse, nyuma yaho dukora video yerekana uburyo fridge yacu ushobora gucagingamo gaz iramutse ibaye yashizemo gaz, ndetse turongera tubereka n'ibice uko ibice noneho bigaragara ari muri pratique atari muri theory, nabyo turabibereka. Rero nabararikiraga cyangwa se nabakangurira kujya mureba ari amavideo yose, ntupureyinge amasegonda 5 ngo uhite ugenda, erega nawe ntabwo bigufasha, ntabwo uzi ejo bizaba bimeze bite. Ese ejo igihe wasanga uri gukora fridge, ese ejo ntiwasanga uri gukora ampuri. Rero ukazaba uvuga uti nyamara bya bintu nari mfite umwanya wo kubyiga, mfite n'igihe gihagije. Niba utangiye video, kuko uko ubona video zigiyeho ziba zagoranye ku rwego wifasha ukayitarutsa ubuhomzi ku rwego rwo hejuru. Rero iyo ufashe video yawe ugomba kuyifata ukayireba ukayisoza, ukiga ukamenya, wamara kumenya nawe ukazagira gutekereza bishyira mu bikorwa. Ushobora no kubimenya ntunabikora ako kanya, cyangwa se fridge yawe yagira ikibazo wahamagara umutekinisiye ukavuga ariko especially ku bantu bashaka kubyiga bikazabatunga, agomba kureba video kuva itangiye kugera akabimenya kugira amenye akantu ku kanya. So reka tangire ibibazo rero twahuranye nyine mbona ari byinshi mu Kinyarwanda. Ewa kandi nanone mbararikira ko sinzi ikindi kintu bagiye kuvuga, mbararikira ko ndi gutegura live rukokoma rwose ku buryo abakunzi banjye mugera mu 1000 ndabashaka mwese turi live, dukore live, buri muntu ikibazo cyose afite, umuntu wese wanyeretse ko ankurikira kandi ankunda, ikibazo afite ku bintu twize ndetse n'ibyo tutari twigaho, ndabararikira ko nzabaha link, hanyuma live dukore live. Ebana izaba iryoshye, duhure ebana turebana vis-a-vis, abakunzi banjye ntaza amasura rwose, ndumva nshaka kubareba. Bivuzemo ubu ngubu akenshi muri uyu mwaka tujye kuza dukora video nyinshi, tuzibahe mu buryo bwose butandukanye kugira ngo tuzamure skills z'abantu. Ntabwo yica n'igambiriye gusa ku bantu, uruhande runini ni tekinike, ariko n'abandi bantu ku zindi domaine, mu bufasha bw'inama, mu bundi bufasha bwose bizaba bibageraho. Ikindi live nazo ngira ngo nubwo nari batebabwiye cyangwa umuyobozi kujye kumenya ibanga w'iki kigo ko kari akabanga, izi live zishobora kuzajya ziba kenshi, rero please mukomeze mufollowing cyane kandi muhabe cyane, nimba inyungane zirakenewe, mbega ubushobozi bwose ikibazo wahura nacyo bwose ukeneye ko tugukorera icyo appareil yawe yagize ikibazo, nimero zirahari. Ushobora kwandika muri comment. Ikindi nabibutsa mbere ko tutanye n'ibibazo, hari group WhatsApp dufite, hari mujye muri link mujyeho, iyi group WhatsApp irafasha kandi hari abantu wenda bacika intege agatinya kwandika kuri group. No, apana kuri group, kuri channel, kuri comment. Yego, agatinya kwandika muri comment, ngiyewe rwose message ndayisoma nkagusubiza.
nta kibazo gihari, ko abantu benshi bamenyereye ko ngo umuntu yandikira undi muri comment ntamusubize. Njye mfata umwanya, SMS yawe ni iy'agaciro ku mutima wacu nka channel yacu Adolphe Tech. Ni ukuvuga ko ukimara kwandika already mba namaze kugusubiza. Ntukagire n'ubwoba, nta n'impamvu yo kugira ubwoba kuko ni nk'umuryango. Yego, kandi ni ugufashanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero ndabashishikariza kujya kwinjira muri iyo channel, kuri iyo groupe mu buryo bwose igiye kuzajya itambukaho amakuru menshi ku buryo ushobora kuvayo wamenya amakuru, ndetse n'abantu bashaka training ariko ntabwo muhejwe kwandika muri groupe, cyangwa ukijya muri groupe uhita ubundi ubona nimero mu buryo bwose. Kuko nababashije kugera kuri YouTube biroroshye kujya muri groupe ugahita ubona nimero za admin cyangwa boss wa groupe. Kandi nanone ikindi twavuga kuri groupe ni ukuvuga ko ya groupe yacu turahafashanyiriza. Ni ukuvuga ko niba wahuye n'ikibazo runaka cyangwa ari ikintu runaka cyakugoye, niba ari spare ukeneye tuzi aho ishobora kuboneka, cyangwa se niba ari ikintu runaka ukeneye kubaza mu bumenyi busanzwe, kwiyungura ubumenyi, turahari. Groupe irakora neza, ikibazo no gukora mu buryo burushijeho turaganira. Tutangira bino bibazo, ariko reka tubabwire umwaka mushya abantu mwese tuba turi kumwe mudukurikirana. Umwaka mushya, Imana izabaha amahirwe muri uyu mwaka ubwo tuzaba dushoje uyu mwaka. Nifuzaga ko n'umwaka none arangira abakunzi ba Adolphe Tech tuzahura tugaserebura, tukafata akantu tuti uyu ni umuryango mugari wa Adolphe Tech, tugahura wenda menya ibanga mbere. Kagusaba akantu, yego, umwaka nurangira uzakoresha agakeke ariko kari muri forme ya Adolphe Tech muri kiriya kirangantego, ndetse iriho na bimwe mu bikoresho bikoreshwa amahanga. Noneho nk'abakunzi bawe abazashobora kuboneka tukazahura tugezaho tukagahita agakeke nzakabatamo umwaka urangiye, biremewe. Murakoze pe. Umwaka mushya rero karagaciyemo, ariko n'umwaka nurangira tugomba abakunzi ba Adolphe Tech no kuri groupe nyabona abantu babisaba cyane, bifuza ko twahura tukabonana n'amaso ku yandi atari kuri izi mbuga nkoranyambaga. Rero uyu mwaka nurangira reka tuzahure, ndabibasabye muzabishyiremo akabaraga, nanjye keke nayemeye, tuzagasereburiraho umwaka kandi tubifuriza no kugira umwaka mwiza. Imana ibahe umugisha, muhahe muronke amata n'ubuki aboneke iwanyu. Abakiri ku ishuri, abatari babona akazi, abafite akazi, ni ukuri muzahirwe muri byose. N'abarwayi bihangane, Imana irahari, cyangwa se Allah. Kandi mujye murushaho rwose kutwereka ko turi kumwe mu buryo bwa comment, mukanda kuri like. Iyo mukoze like tujya tubona ko mwahagize pe. So rero dufite ibibazo bibiri. Ibibazo by'ingenzi ni byinshi, ushobora no kubisubiza iminota 30. Twatangiye. Ikibazo cya mbere kiragira ngo ese iyo ugiye kugura evaporator, condenser cyangwa compressor ugendera kuki? Ninde wakibajije? No kuri groupe amwita Allah. Bari n'umuntu wanjye cyose turahora. Yarabajije ngo ugendera kuki ugiye kugura compressor, condenser na wenda rero buri kintu ndagenda nkivuga ukwacyo. Ni ukuvuga ko niba ngiye kugura compressor, sibyo? Fridge uko igenda iba nini, cyangwa se frigo ko frigo igenda iba nini, compressor igenda yiyongera mu bunini. Uko air condition igenda, air condition nayo igira ibintu bita ama BTU mu buryo iyo compressor iyo air condition ibisohora ubukonje. Nako ayo ma BTU agenda rutana, niko hari 20, hari 17, hari 32, hari 24, hari 27 ndetse no kuzamuka. Uko zigenda zirutana, ni ukuvuga ko uko zirutanwa niko imbaraga zayo ziba ziyongera ndetse n'ubunini bwayo. Urugero, niba
mfite agafirigo gato cyane, tubare kariya wenda gafite agafrizeri hejuru n'umuryango wo hasi, ugahita usanga undi afite konjerateri, ntabwo dufite moteri zingana. Akibaru rero niba ugiye kugura moteri ya fridge, banza urebe moteri yari isanzwemo yangana gute, sibyo? Noneho hari n'igihe wenda bagendera ku mametero kibe ya firigo, bijya bikunda kuba wenda nko ku mametero, ariko no ku fridge bajya babikoresha, ukabona ni metero kibe runaka. Ni ukuvuga ngo ya moteri ifiteho etiketi cyangwa ifiteho indikasiyo y'uburyo moteri yanganaga ndetse na gazi inywa. Tuvuge niba inywa R6 cyangwa R134 cyangwa se niba hari n'izinywa 410, uretse ko zidakunze kuba, zikunze kuba mu ma air condition, ariko bwa bwoko bwa gazi inywa nibwo ugomba kugenderaho ugasubizaho. Uretse ko wenda haje ibyo bita multigaze, ni ya gaze iri common zihuriyeho zose, ushobora gushyira muri R6 na R134 RA cyangwa RA500, ariko zose ugasanga zikomeye. Iyo udafite rero multigaze, ukoresha iyo gaze yarimo moteri, kuko utazashyiramo gaze yose ubonye moteri yawe igahita igonga. Moteri rero nicyo ugenderaho, ugendera ku bunini bwa ya moteri yari isanzwemo, iba yanditseho ubunini bwayo ndetse na gaze imwe. Iyo bibaye byiza rero usubizamo ya moteri yanywaga ya gaze, kugira ngo niba constructor yarayubatse inywa R6, ko hari gaze bagiye isigara ahantu, kugira ngo utaza kukuderanja ugasanga ubukonje bwayo bwa fridge cyangwa se uburyo yakonjagamo byahindutse. Ndumva aricyo namubwira kuri moteri. Noneho kondanseri nayo bigenderwa ku burebure bwa frigo. Kondanseri ubwo yavugaga ni kakandi kamwe kari inyuma kafiteho itiyo iri zigzag, wenda nizo gukunda turashyiraho ka video, ariko ya kondanseri iri zigzag, yego. Hanyuma ya gazi naberetse uburyo igera ica muri ya kondanseri imanuka. Rero iyo ugiye kuyisubizaho nanone bibaye byiza ufata metero ugapima diametre y'uburebure, kugira ngo utaza kugishyiraho kirekire kikarenga cyangwa se kikaba ntoya cyane, kuko ya kondanseri iyo ishyushye cyane ari gatoya karashyuha cyane. Noneho kuko ibisanzwe iri bushyuhe, igice cyo hejuru ntikize gushyuha ngo gishyuhe cyane, noneho ugasanga hose yashyushye yatuye kubera za mbaraga za ya moteri itangana na ya kondanseri. Mimi no kuri evaporator nayo nuko, kuko igendana n'uburyo fridge yawe yanganaga. Uguze iki evaporator kinini ntiwayishyiramo ngo kijyemo, uretse ko evaporator hari na za frigo zikoresha fane hejuru, nabwo uzanye cya evaporateur kinini ntabwo gishobora kujyamo, cyaba kinini. Ndumva rero Akbar, ndumva aricyo namusubiza. Ikibazo rero abajije rundi cya kabiri ndumva wagisubije, ugendera kuki umaze kubisobanura. Ahubwo ikibazo cya kabiri nacyo cya nyuma dusoza, umuntu yabajije ngo none se ubwirwa n'iki gaze ushyira muri compressor iyo yashizemo, cyangwa iyo ari yose uyishyiramo? Ni nabyo wenda reka ukambisubiremo. By'umwihariko gaze washyize muri ijya muri compresseur yawe cyangwa ijya muri ya moteri yawe iba yanditseho. Nabivuze ko moteri igira ka etiquette kanditseho niba ari R6 niba ari R134. Ni ukuvuga ko iyo ufashe iriya gaze cyangwa se ifashe moteri ugiye gushyiramo gaze, iyo ugiye gushyiramo gaze ugendera kuri ubwoko bwa gaze. Hano urabona ko iyi ni R600A, ni ukuvuga ko iyi ndayishyira n'ubundi muri ya moteri yanjye ya R600A. Ni ukuvuga ko rero ya moteri iba ifiteho akandi ka etikete nako, wenda naza kubibereka muri video, nkabereka ya moteri uburyo aka etikete kaba kariho ubwoko bwa gaze iri bumwe n'amahetsi bipimwa uko ikora n'uburyo ingana. Ubundi biba byanditse aho ngaho. Yego, ubu iri cupa nuko tubivomeramo gaze, ariko hano harimo R6. Urumva ko uri kuyumva? Gaze iri kuvuga nk'amazi. Iryo cupa niryo muvomeramo gaze. Yego, iri niryo tuvomeramo gaze. Hano harimo rero R6. R6 rero iri flammable cyane,
iyi ngiyi wibeshye gato ishobora gufunga neza, wibeshye gato iyi gaze ihita yaka iraka. hari umuntu wigeze kumva avuga ko iyi R6 ushobora kuyishyira muri kompresor gusa. Yego, ariko ntabwo bikunze kuba kuko R6 moteri inywa 134 A, ntabwo nshobora gufata R6 ngo nyishyiremo. R6 ihita iremerera ya moteri yanjye ikananirwa gufunkisiona, ishobora no guhita igonga moteri. Ariko ari moteri ya R6 nshobora kwishyiramo 134 igakunda. Rero R6 ntabwo inywa zose, ahubwo inywa zose, iha zose ni multigas, bayita multigas. Ndumva ababaje ibibazo, ababyibazaga, abatabajije, ababyibazaga mu bitekerezo byabo, ndumva nabo ubwabo babashije gusubizwa sana. Abaraga mubaze ikibazo, nkeka ko hari wenda nguciye mu ijambo, nkeka ko hari wari wahisemo kubaza ibijyanye na fridge gusa. nabone byari fridge gusa ko wabaye nk'umuntu wikorotira, twareba ibibazo byo kuri fridge. Tuyikorotire birangiye. Iyi fridge imaze iminsi, Yego, twafu kwezi kugiye kuza. Iyi fridge imaze iminsi cyane. Mbakangurira kureba izi video zose mpaka muzisoje, tugendane kuri fridge. Tugiye gutangira ibindi bintu bisanzwe twahuraga nabyo muri atelier, ndetse tuzafata n'umunsi tuvuge ngo tugiye gutangira ikindi kintu. Kandi nanone mbabwire ko uwifuza ko hari icyo twamukoreraho atumva neza, cyangwa se uwifuza akavuga ati wenda munkorere kuri radio, telefone, televiziyo, turahari, turabitegura tukabikoraho. Hari ibibazo nashaka kubaza. Nitegereje umupira wambaye. Umupira? Noneho rero hari match ziri kuba mu mwanya atambutse. Iyi kipe urayifana? Fana pe? Ikipe se kuko kipe aperi no gukwamba aperi oye fana nge fana abakipe yatsinze, nta kipe ngira ntafana mfana itsinda. Ubwo nari mbivuze ko nembo nyambaye yatsinze. Abareye mukomeze kwihangana, iri hano ku mutima na aperi. Abareye kandi batarabihangana, mukomeze kwihangana, ibyanyu byahombye kera, mukomeze kubyihangana. So turabashimiye, twabanye iminota myinshi. Nicyo mbasaba ni gukurikira ku kiganiro hano, kwiga mukamenya nyine uko umuntu ashobora kwiteza imbere cyangwa kubimenyera kugira bizagere aho bigufasha. Iyo ujya kuri video ngo uhita utarutse uhita ugenda, oya. N'umuyobozi w'ikigo wese byo kuba batashatse kubivuga, ariko mba mbibona biba byamutwaye imbaraga, ubushobozi bifatisha. Umusatsi wanshize ku mutwe Christian. Usibye kumubona nyine hano arimo aragira, ariko mbere yo kugira ngo bishyirwe mu bikorwa aba yitanze ku rwego rukomeye. Yego. Rero nimukabifata nk'ibintu biri aho ngaho bisanzwe, ariko nako gasoda bajya bakantemo manura icyaka, manura ivumbi. Ariko nimero zaba barazifite, ushobora kwibika. Mfite umuntu wo muri Denmark ashaka kunyoherereza amadolari rwose, ngo ibintu nkora bimugera ku nzoka. Sibyo nahoze babwira. Reka turebe atari kumfera, umunsi azayampa nzaba nyafite kuri kamera ndi kwereka mwabonye. Rero abantu batuye muri Denmark, mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, namwe ndabasuhuje. Mfite umuntu abaye birengagije, ariko mwese n'Abarundi. Abarundi twabasuhuje kare, Abanyakenya, abo muri Tanzania, Abanyarwanda, muri Congo, bose twabasuhuje. So rero turimo turanasoza twerekeza ku musozo. Reka tubashimire ko twabanye muri iki kiganiro, ndetse no gusubizwa ibibazo mwibazaga. Nakagaruka kuri Adolphe Gateka. Nibyo koko urakoze. Reka mbasezere, ciao ciao, nakagaruka.